reka tuvuge ku mukandida w'FPR kuko niwe uzatambuka nkuko nawe ubwe yabivuze. Noneho turebe ahubwo ikirimo ikitarimo kijya mbere abantu bari bategereje kuri umukandida uzatambuka wa FPR Inkotanyi kuko nawe yamaze kuvuga nyine ati no kurangiza umuhango. Ikintu cya mbere nabonye igihe kinini mu byari mu kuvuga biri kugaruka ku mateka y'ibyahise igihugu cyavuye. Ni byiza kuko ngo utaza aho hava ntaho hajya, ariko noneho ngategereza ko ya n'imigambi bayiduha nkayibura, kuko burya biba ari byiza iyo ugiye kwiyamamaza usaba abantu, kuko ari kuvuga amajyambere akayavuga muri rusange, ari kuvuga ati amajyambere muri rusange, amahoro muri rusange, iterambere, ariko nta specific nka buriya. Nge ntekereza ko iyo agenda avuga specificoma, urabona nk'iyo iyo ugiye kureba mu gihe cy'umushyikirano abaturage barahamagara kuvuga ati ntare ibibazo. Reka nge ntanga urugero, nko muri Ngororero hari ikiraro gihuza icyahoze ari komine Satinski na cyahoze ari komine Nyakabanda, ikiraro bita Gucyaburuge. Icyo kiraro kirashaje pe, kirashaje, kandi ni ikiraro cyari gifite akamaro mu bijyanye n'ubucuruzi buhuza icyo nakwita akarere ka Muhanga n'akarere ka Ngororero muri ibyo bice byaho ngaho. Icyo kiraro kirashaje, nari ntegereje ko icyo kiraro nibura nahagera abwira abaturage iki kiraro rwose mu byo mbasezeranyije manda y'imyaka 5 kizaba noneho cyakozwe kugira ngo ubuhahirane bugende neza. Hari ikiraro cyo muri Vunga gikunda kugwarukaho cyane, iyo hashize nk'imyaka 3 cyangwa 4 iteka buri gihe mu gihe cyo muri bya biganiro kuri mu kwezi kwa 12 cy'umushyikirano. Cyo kigaro bakunda kukigarukaho, nacyo gihuza icyahoze ari komine Satinski ntekereza n'icyahoze ari igice kigana muri Vunga muri Nyakinama. Icyo kiraro nacyo burya imvura yaguye kiba cyasenyutse, abantu bahora batekama kuko icyo kiraro nacyo cyahoza gutwa turere twombi bigatuma abantu bashobora guhahirana. Ntabwo byakozwe. Hari imihanda, ibyo bintu byahoze muri za Ramba za Gaseke, imihanda imwe yaracitse. Ndumva rimwe twigeze gukora ikiganiro nkubwira ko nagiye hari hapine gusa isigaje. Ubu none ubushize nagiye usanga uwo muhanda we utagikora byararangiye, sibyo? Urumva ubwo buhahirane nabwo bwahuzaga wenda abantu bavaga muri ibyo bice bakamanuka bakaza bakajya za Rusumo, bakajya muri za Buringa cyangwa za Buringa. Ubu ntabwo bishoboka kubera ko iyo mihanda. Rero icyo abaturage bo muri ako gace baba bategereje ubugiye gusaba amajwi, icyo baba bategereje kugira ngo babwire uti ibi ngibi ibikorwa remezo, kugira ngo noneho iyo umaze kubabwira uti muri imyaka 5 byo nzabakorera, urumva uvuze ikintu gifatika bashobora kuzaheraho. Perezida Kagame no kunda kuvuga ngo accountability, igihe bagiye kukubaza bakakubwira bati wari wadusezeranyije ibi ngibi, ariko umuntu naza akabahagara imbere akabwira ati iterambere, amahoro, amajyambere, ubwo nyuma y'imyaka 5 uzajya kumubaza ibikorwa uhereye kubiye ko nta gikorwa gifatika yigeze akubwira. Nuko ibikorwa bifatika icyo bimara iyo umuntu mukandida bivuga mu gihe ari kwiyamamaza, bituma babandi yabisezeranyije bagaruka imbere bakamubwira bati wari wadusezeranyije iki, cyangwa bajya muri wa mushyikirano bakabarukaza kuvuga ati ariko wiyamamaza tubwiye ibi. Ubuso ngubu abaturage bazamubaza iki, bazamubwira ngo batubwiye ngo amajyambere, kandi iyo mihanda naho nico gira cyahari n'ahandi nahinda aho hose yagiye yarari muri za Nyaruguru bahora bavuga hari imihanda bavuga igomba kubahuza ari iki. Nuko ni ikibazo gikomeye dufite. Ubwo rero ndi kwibaza ngavuga nese uyu mukandida wamaze kwiyemera nawe ubwe ko azatsinda, none ko ntarabona igikorwa gifatika umuntu azahera aho amubaza ati ngaho dusezeranyije iki ngiki, ni uravuge twe abaturage ba hano badusezeranyije iki, aba muri aka karere dusezeranyije iki, none tuzabikubaza duhereye waze tuzamubaza duhereye ku kihe. Ariko akenshi iyo ari kuvuga agira ati abaturarwanda cyangwa se abaturage b'igihugu cyacu ibyagezweho tuzabyongera. burya ntabwo biriya bifatika, kuko nyine ndimo kukubwira iyo utanze ikintu gifatika n'umuntu abona aho ahera akavuga ati niba bivuze ngo iki kiraro cyo kwa Burugi tuzagikora, icyo gihe umuturage azicara avuga ati ndebe ko imyaka 5 irangira icyo kiraro cyo kwa Burugi gikozwe. Ariko niba mbabwira ngo ibyazugezweho tuzabyongera, tuzamenya ari ibiki.
ibihese kumva ibyo abantu bakeneye ko u Rwanda rukiri inyuma mu bihugu 25 bikennye hakaba ari byinshi cyane dukeneye ubwo tuzavuga ari ibihe impamvu mvuga ibyo ni kugira ngo umuturage yumve ko ukitse uba wagiye kureba abaturage undi ashobora no guhagarara hano nka kwa kundi yabikoze ku maradiyo yose akamutega amatwi akabivuga bikarangira ariko iyo wahagurutse ukajya kureba aho batuye ugomba kubona avuga ati aba bantu batuye hano ikintu kibashishikaje kibabaje kibari ku mutima bakeneye ni iki icyo bakeneye cyane iyi none uko abasezerano bakubwira ati donc uzi impamvu se biriya bikorwa kuriya kuko nta demokarasi dufite donc umuntu arizeye ko azatambuka nta wundi muntu bapiganwa kuko hari ipiganwa nyaryo aho ipiganwa nyaryo rigira akamaro naho ngaho hahandi umuntu aza nyine akabwira abantu ati njyewe icyo nzabakorera niki none akaza akavuga ati icyo nzabakorera niki none abantu bagahita bakavuga ati uyu muntu waduhaye gahunda itugera ku mutima iturangiriza ibibazo ni uyu nguyu tuzahitamo niyo mpamvu rero aho kampani igeze mu Rwanda uyu munsi nta nubwo byari ngombwa ko rwabona ibikoro ntabwo byari ngombwa ko barushya abantu bari gutora gusa kuvuga bati iterambere tuzakomeza bikarangira akavuga mukomeze kuko nta competition ihari ariko umuryango FPR Inkotanyi ufite ikintu uyu munsi uvugiraho ibyo ntubyemera ntabwo nibyo nakubwiye sinshaka ibyahise ndasaka ejo hazaza heza unsezeranyije kuzankorera iki ejo hazaza heza unsezeranyije kuzankorera iki gifatika atari ukumbwira ngo reba ngo ibyagezweho ngo hanyuma umenye ngo tuzabyongera ibiheze wenda ibyo ushaka kongera ntabwo aribyo bingera ku mutima hari NCT1 iterambere rirambye mu gihe cy'imyaka 7 iyo yo bisa nkaho yararangiye none se yageze ku cyo twagombaga kugeraho vision 2020 yageze ku cyo twagomba kugeraho ntabwo byagezeho uyu munsi rero cyo nari ntegereje ku mukandida wa FPR ni uko ari kuvuga ati vision 2020 ntabwo twayigezeyo iyo NCT1 ntabwo twayigezeho twageze kuri ibi dore ibibura ni ibingibi mu burezi muri ibyo bikorwa remezo iyo mihanda ibyo biraro byacitse bituma budahahirana ubu ngubu no tubemye ko muri ya myaka 5 ibi biraro bizaba byakozwe iyi mihanda izaba yakozwe iyi mihanda izaba yasanwe umuntu akavuga ibintu bifatika atari ibintu bidafatika donc umuntu ashobora kubaranga uvuge iterambere ntabwo ushobora kuribara ntabwo rifatika ntabwo ribarika